kwakira Hassan ndetse na Diana. Ayo mashyi ntabwo ahagije, amashyi menshi nanone. Let's celebrate. Celebrate love. Twongere tubakomera amashyi menshi cyane. Sabe abashinzwe protocol mubanze mwereke ibyicaro abasore n'abakobwa bagaragiye umukwe n'umugeni mu gihe dutangira uyu mugoroba. Bamwe batambuke bicare hano hafi hateguye ibyicaro, abandi kuri iyi side left and right. Umuremyi wanyu we wabaremye abakomoye muri roho imwe. Twese tuzi neza ko Imana yaremye Adamu, dukomokaho twese inyoko muntu, hanyuma mu rubavu rwe amukuriramo Eva Hawa, umugore wa Adamu. Ati mutinye Imana yo yabaremye ibakuye muri roho imwe, roho akayiremera umufasha wayo. Muri iyo roho n'umufasha wayo niho hakomotsemo abagabo benshi n'abagore benshi. Umugerageze gutinya Imana yo musaba urubyaro, kandi mumenye igihe mukorana amasezerano n'igihe mukorana n'ibirori nk'ibi, muzirikane gutinya Imana, kubera ko igihe cyose Imana ibe turi kumwe nayo kandi ikurikirana ibyo dukora. Icyo ngira ngo rero dukure muri uyu murongo ni ikintu kimwe. Yusufu na Diana mwarakundanye, muramenyana, muhuza imiryango, bigezaho noneho imiryango yagutse ihura iha umugisha urukundo rwayo. Ndagira ngo byumvikane neza ko Diana niwe Imana yakuremeye, nkuko Eva ariwe Imana yaremeye Adamu. Tambuka uhereze Hassan azimanire umugore we mu gihe twugurura amashyi menshi cyane. Dukome mu mashyi imiryango iteraniye aha. BK Production bongere nanone turishimira iyi ntambwe, tubakomera amashyi menshi cyane. Diana nawe ni umwanya mwiza, wakire umugabo wawe muri ibi birori muri uyu mugoroba. Diana tumukomera amashyi menshi cyane. Yongere nanone dukomeze celebration yacu, dukomeze ibi byishimo. Barakoze cyane, mwongere muhane cheers, imiryango ibakomera amashyi menshi cyane mu gihe dusangira twese. Dukomeze turyoherwe. Tambuka wakire ibirahuri maze uze kubishyitsa hari ibyicaro byabo, hanyuma dusabe Hassan ufate ikiganza Diana mutambuke muri kumwe.
mutera intambwe hano hafi ntabwo bisanzwe utyo twabakomera amashyi imiryango iteranira hanyuma nk'uko byateguwe banze muhuze ibiganza. Nanjye mfite amatsiko yo kubona iyi gahunda idasanzwe y'uyu munsi. Hassan n'umugeni we bateguye. Banze aho ngaho hambere n'ahandi mukurikireho. Tubakomera amashyi menshi cyane. Mwongere nanone ntacyo bitwaye Hassan. Ongera nanone. Hanyuma mwicare mugubwe neza. Mubyeyi kizigenza mu muryango wacu, nibyo kuko dufite ibyishimo bidasanzwe cyane ko umuryango wacu wahekeye umugeni muri uyu mugoroba. Nagira ngo muduhere ikaze mu muryango by'umwihariko ndetse na wa musaza w'intore akaba inkoramutima yawe muganire. Itorero dufite ubuki buhagije, dufite ibyo gupakira, turatarama. Hanyuma ejo numvise ko batanze kode, tuzabe tukiri kumwe. Iyo ni itariki ya mbere. Hanyuma nurangiza ubwo wicaye dufatanye twese tubahamye ukuri urakoze. Muri ikibazo twari dufite cyarakemutse. Hassan yatubwiraga ko rwose ibyo akora byose yumva atabikora neza kubera ko yumvaga atuzuye. Kuri Ngarama Kirambi byari byamurambiye. Uce bugufi cyane ko tugeze mu mwanya udasanzwe nyuma y'intambwe y'ababyeyi, intambwe itewe n'umuryango. Nagira ngo nsabe Hassan n'umugeni we baze hano hafi, ababagaragiye basigare bicaye nta kibazo. Utambuke muri babiri gusa. Sabe saxophonist Gatete yegere hano hafi.
Thank you.